Nahagurutse hano nsezera kuri mukecuru wanjye. Eugene yambwiye ati urajya mu Ruhengeri i Musanze. Yari afite umuntu yahamagaye i Kampala. Uwo muntu yahamagaye i Kampala yamuhaye abandi bantu b'Igisoro. Abantu b'Igisoro yamuhaye ni abambutsa fraude baziranye n'abantu bahariya i Musanze bambutsa abantu. Icyo nakoze nge no gutanga nimero yanjye mpamagarwa n'umumotari. Shaka uhagaze he ndamurangira ngwino wicare kuri moto nta bindi twavuga. Tukayenda twicara turyama makora nyica. Tugeraho duhura n'abandi bantu harimo bafite imyenda ya fraude n'abafite za kanyanga bari kuzigurana nyine. Igisoro boye yari afite inshingano zo kuntegera imodoka nkajya i Kampala. Ubwo nageze ahantu bita Cyabira. Ubwo nibwo hari igihe banjanye ahantu mu nama bagiye kumbaza ibibazo, haje n'abazungu bashaka kumvugisha, ariko ibyumva ibyo bambazaga byose nimba narabaye umunyapolitike, ibyo nabibazwaga na Habyarimana. Ibyo bambaje nkabimubwira nawe akongera agasubiza nkavuga oya, mbese story yanjye ukunyivuga nkongera nkayisubiramo. Nibwo narebye ku meza mbona handitse CMI. Nitwa Saka Gilbert. Ndi Umunyarwanda. Navukiye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Byumba mu mudugudu wa Mugomero mu kagari ka Nyamabuye. Mfite imyaka 29. Ubu ngubu twageze mu wundi myaka kuzuza 30. Ni umugabo ufite abana babiri b'abahungu n'umugore. Mu kwezi guhera mu kwezi kwa kane nakoze ikiganiro ku Murabyo TV, nza gusigaho nimero zanjye ntangira kuvugishwa n'abantu benshi bari hanze ndetse n'abari mu Rwanda, ariko abari mu Rwanda bari bake, bari hanze ari bo bari hejuru. Kandi buri wese abatangiye bampamagara bambazaga ati iyi nimero yawe iri muri momo, tukohereza amafaranga se bimeze biti. Hari uwanyoreje urumva njyewe nabonaga momo gusa. Hari uwanyoreje ibihumbi 110. Ntabazi ngera mpamagara ati ari igihe hari nabonaga message najye numpamagara. Yego. Ubwo nongera andi mafaranga ndagenda ngura telefone. Kuba telefone nari mfite ntabwo ari gukora ikiganiro, kandi nta bushobozi nari mfite bwo kugura kamera. Nuko natangiye gukora n'ibiganiro, ariko ibiganiro murebye n'ukuntu abikoraga bavandi ni ibintu biteye ubwoba. Uzi kukubwira ko urapfa uyu munsi, kurapfa ejo, kurabura nka runaka. Ibyo bintu barabimbwiye ndavuga none reka nkora ibiganiro mvuga ibyo nshaka nzapfe navuze. Ariko ubwo mu buzima busanzwe ku mateka yanjye mu buzima nari nibereyeho, nari umuntu nyine bitewe n'amateka y'igihugu nanjye nsa naho byangizeho ingaruka. Hari nabo naburiyemo, ariko narabirenze ndi mu bundi buzima nikorera, mfite n'umugore, mfite n'akazi kanjye kantunze k'igifundi. Nubwo ubuhanzi butari bwagaciyemo cyangwa mbwiyumvemo neza, ariko nari ndaho nta kibazo mfite. Ubwo rero abantu batangiye kumamagara, batangira no kunyereza amafaranga. Ari nabwo mu kwezi kwa gatanu mu matariki ya mbere 2, 3 gutyo haje mu witwa Muhayimana Eugene wo mu Bwongereza. Yanyoreje amapaundi 50. Niyo yampaye yonyine wo Muhayimana Eugene yo kumfasha. Birarangira ndamushimira, inturu umubyeyi mwiza, amwe ati ndakuze, nashimye ikiganiro wakoze, ihangane. Muri uku kwezi kwagiye kurangira urumva yarampamagaye, yampamagaraga buri munsi. Amasaha yanjye agize umunsi yampamagaraga mu icuro nyinshi cyane uwo Muhayimana Eugene. Ubwo mu matariki hagati kwa gatandatu ku itariki ya mbere kugera ku itariki 15 byageze none atangiye kumbwira ko ngiye gushimutwa, nzapfa, nkwiye kuva mu gihugu bakamfashiriza hanze. Ibyo niwe wabimbwiye. Yabwiye reka nta gahunda yo kuva mu gihugu. Ni mu bintu navuze no mu biganiro nagiye nkora. Ibyo bintu nabyivugiye. Ngiye urankora mu gihugu gute. Ati none kujya mu testing
testing ariko yamanje naritsimbutse yamanje kumbwira ati uko namubwiye ntigenze nzava mu gihugu gute ndi umufundi nta kindi kintu ngira nzava mu gihugu nta byangombwa mfite gute ngewe ndi umunyarwandakazi nzaza dusezerane uhite uba umwongereza duhite twurira indege nishyura ibintu byose ndamubwira nti urumva rero arambwiye ko ibyo bintu byanteye ikibazo yambwiye ko afite imyaka hagati ya 51 na 52 twanavuganye kuri video kuko mbona ko akuze none ndi muri iyo processes my manager yambwiye ati wowe uragiye ndaguhebye ibyo nagufashe byose nima nkubwira ntunyumve ku cyumwe nibwo bazagucakira ati wowe uri mu mandazi twe twambutse abantu genda arakumpaka tukwambutse mu gihugu tugufashe no mu bintu by'ubu bwaho twambutse n'umuryango wa ibintu urimo n'ibiki suko navuye i Kigali kuwa gatandatu nahagurutse hano tezera kuri mukecuru wanjye Eugene yambwiye ati urajya mu Ruhengeri Musanze ngeze Musanze rero nkuko yambwiye nshyiraho telefone yari afite umuntu yahamagaye Kampala uwo muntu yahamagaye Kampala yamuhaye abandi bantu b'Igisoro abantu b'Igisoro yamuhaye ni abambutsa fraude baziranye n'abantu bahariya Musanze bambutsa abantu icyo nakoze nge no gutanga nimero yanjye mpamagarwa n'umumotari Shaka uhagaze he ndamurangiye gwino wicare kuri moto nta bindi twavuga umumotari arantwara tugera ahantu hari ajya kunywa amavuta ishyura 4,000 nishyura inoti ya 5 bangaruza 1,000 ngo ndanamwishyura urugendo rwose rw'4,000 aranjyana sinari nzi yonge angize ahantu akikiriza umugabo umwe muremure wirabura ampa abandi bana babiri imyaka 14 n'itandatu gutyo bambaye bodaboda turiruka mu makoro bati bakurikire nta bibazo nge nabazaga nakurikiye abo bana duca mu ntoki tugera duhura na wa mugabo nanone arongera tuba ngo agiye kureba ngo ko ari abasirikare bahari tukagenda twicara turyama makora nyica tugeraho duhura n'abandi bantu harimo bafite imyenda ya fraude n'abafite za kanyanga bari kuzigurana nyine baravuga ngo nahanga ngo hagize ngo humura nari ndi guhumukira hejuru mfite ubwoba bomba nawe ntacyo baba hano twambutse byaranze ya inyohereza Eugene ni hagati y'ukwezi kwa 7 no kwa 8 hagati aho ngaho ubwo rero nkigera Igisoro urumva muri ayo mafaranga yahaye abapolisi yarambwiye ati njye amafaranga urabizana amafaranga mfite abapolisi nabaha amafaranga n'amafaranga bashakaga nta kintu buragutwara nari ndi cyabira nuko imvura iragwa boy wahansize yari yagiye imvura ihisaragaruka abantu bari aho mu biro bambaye civile harimo n'abambaye bya gisirikare ibibazo bambajiye na telefone yanjye nabibahaye barambwira ngo ngira wambare icyongereza ni gikeya nta kigande nzi no gupfundikanya amujiri batishyaka Rwanda ni hafi mu Kinyarwanda bagaseka babati nushaka kuvuga no mu Kinyarwanda ubwo bati ntacyo turagutwara boy yaragarutse hajyamo umusirikare umwe nanjye njyamo twicaye nyuma boy yarantwarankiza kuri station ya polisi ya Gisoro ubwo hari kuwa mbere ku itariki 24 mu masaha 11 saa 12 buri kuri uwo musirikare arantwara kuri reception bankuramo ibintu byose barambwira ngo ugiye kurara aha tugucungira umutekano ejo uzahava ndara muri station ya polisi ya Gisoro hari afungiyemo umusirikare umwe w'umunyarwanda nta zina rye yigeze ambwira hari afungiyemo umunyarwanda umwe wambwiye ko yabagambarara akaba yarakoraga nyine ngo yarakoraga mu Ruganda akorera umusaza uhinga ibisheke akaza mu Rwanda mu buryo busanzwe yoshuza famille yasubira mu Uganda bakamufata akaba ari cyo afungiye nabo Abanyarwanda babiri nararanye nabo ariko harimo seri nyinshi harimo twumba twinshi saa 9 akazuba kare kurenga haje imodoka ya civile hagaruka umwe babiri muri babagabo bari bambaye civile bambajije muri ya masata ngo mufungurire Rwanda neza gasohoka njya ku biro bampa ibintu byanjye ndongera ndamba tega amaboko banyambika amapingu ninjira mu ivatiri ntumbaze plaque cyo bambwiye bamwe ngo tukujyanye ahantu hari umutekano aratwara ari babiri bicaye imbere bose baratwara tugenda nk'ibirometero nka 4-5
bagera ahantu baraparika ahantu ntazi hari abasirikare babiri bambaye imyenda ya gisirikare bafite n'imbunda banshyira mu yindi modoka ngo navuga ko ari hano tuzita pandagari ya double cabine imwe irimo umuntu nabonye wari ukomeye urimo umuntu wari ufite inyenyeri 3 niba ari kapiteni banyicaza inyuma nta kuvuga ntaki barantwaye amatwi arashyuha barantwara kuko numva ibaza kugutwara mu modoka ya pandagari saa 4 z'ijoro saa 5 saa 7 saa 8 saa 9 wicaye gutya imodoka ibaze hano tugenda muri 60 abantu bagendera mu ry'itanu mu ry'inani naratitiraga nkavuga inti Mana yanjye kuko wantabaye cyambaye amapingu ndi muri za ntebe amatwi arakonja agashyuha ibintu bava ngo batwara ngo umuyaga warankubise amatwi arashyuha arakonja umusirikare ndi hejuru n'imbunda gutya abandi babiri bicaye imbere nyuma nani mfite babiri n'imbere yicaye babiri baranjyana banyigiza ahantu ntumbaze ngo narasomye ngo niki saa 10 nibwo nahamagawe banjyana muri lift nzamuka hejuru hura n'umusirikare w'umukapiteni witwa John Habyarimana ubwo ni kuwa gatanu sinzi itariki muramfasha kwiga agezeyo kuwa gatatu ari kuri 25 kuwa kane 26 kuwa gatanu 27 saa 9 saa 11 nibwo banjyanyemo hejuru no mugabo niwe muntu wenyine uvuga ikinyarwanda nyacyo original nk'icyahano wamvugishije wa narinze mvayo ari wenyine tuvugana yambajije icyanzanye n'uburyo naje byose ntangira story yanjye nkuko nayitangiye hano ndayimubwira burira banzaniramo n'ibiryo arambwira ati subira muri sere yawe ujye kuryama buracya mu gitondo saa 3 saa 4 subirayo ndongera nkomeza story yanjye nkuko nayivuze hano ubwo nibwo hari igihe banjyanye ahantu mu nama bagiye kumbaza ibibazo haje n'abazungu bashaka kumvugisha ariko ibyurumva ibyo bambazaga byose nimba narabaye umunyepolitike ibyo nabibazwaga na Habyarimana ibyo bambaje nkabimubwira nawe akongera agasubiza nkavuga oya mbese story yanjye ukunyivuga nkongera nkayisubiramo nibwo narebye ku meza mbona handitse CMI nahavuye ku itariki 28 nimba atari 29 hagati aho z'ukwa 10 kuva mu kwa 8 nta wundi muntu nigeze mvugana nawe uretse Muhayimana Eugene n'uwitwa kapiteni Habyarimana nabo bazungu banjyanye mu meeting nyine tujya kuvugana nta bandi bantu navuganye mpavuye ariko nanitsimutse uwo mugoroba ku itariki 28 ndumva hari kuwa 4 nimba hari kuwa 4 Eugene yinjiriye wa mukapiteni ku mafaranga Eugene ubundi icyo yakoze kugira ngo ubundi mbone ko nyobowe neza cyangwa se menye ko ibintu byakomeye muri kwa kunzanira telefone nkavugana na Eugene numva hari hashize igihe wa mukapiteni yasiganye zera ntabwo navuga ko ari ukwizera ariko yanzaga agatsigera telefone akamatelefone agahita afunga dushe akagenda agafunga n'ibiro urumva n'imiryango ibiri akagenda urumva kugira ngo uzagaruke ujye kongera gufungura umuryango ugere no kuwanjye nabaga nakumva icyo nakoraga nakiraga round speak nanjye nkaba ndi gusoma nkaba ndi gukoresha telefone ndi gusoma ibyo yabaga yandikiranaga na Eugene n'ibyo bavuganaga mu gihe atarajya mu rufunguzo aho niho natangiye kubona ko uwo mukapiteni uri Habyarimana bari baramwoherereje ifoto y'indangamuntu y'umugore wanjye yuko ari spy ari maneko y'u Rwanda unagerayo bazamufunge bamutocaringe bongere bamwohereze bamugarure bonamo imipangu yuko bagomba kwambutsa abana banje bakabafatira bakanamba amategeko nyine kuyongendere kuri gahunda zabo kugira mbona abana banje nuko bakoresheje mukuru wanjye ariko akaza kwambutsa abana ibyo byose nagira mbibona muri chat yagiranaga na Eugene ariko
baye gikomeye cyane hari harimo n'ukuntu n'uko banakundanye harimo n'uko banakundanye yamwemerera n'urukundo nuko mu kwa 12 sinzi maraje kubafatira ikiruhuko yamubwiye ngo bafite iminsi 30 buri mwaka matariki 10 y'ukwa 12 ati nzaza tuzamarana iminsi yose kugeza mu wundi mwaka sinzi nimba yaraje ko ibyo byose nagiye mbibona ubwo rero muri uko kubona izo chat bagiranaga nibwo nabonye ko Eugenie akundana n'uwo mukapiteni Habyarimana wambazaga ari nayo wanzaniraga telefone bona ni ikibazo ariko no mu byo Eugenie yagiye ambwira bibi ku mugore wanjye nkabona bitandukanye n'ibyo wa mukapiteni afite n'ibyo Eugenie amuha n'imigambi bari kujya nuko nahabaye ndatuza kambwira ko bandindira umutekano nta kintu nzaba nta muntu uzanyica icyo ngomba gukora ari ugutuza nahavuye ku itariki 28 hagati y'itariki 28 n'ikenda z'ukwa 10 ubwo navuyeyo banjyana OPM sinzi ngo ni OPM ni ku biro bya Premier Minister batanga ibyangombwa by'impunzi baranjyana Eugenie icyo yambwiye Eugenie niwe wari unyoboye siniyemere Eugenie niwe wari unyoboye njye ngigere yambwiye icyo ngomba gukora yambwiye ko yahunze muri 1994 ambwira ko yageze muri Kenya agashwana n'umugabo akamuta muri Kenya akajya muri Zimbabwe akava muri Zimbabwe akoresheje passport y'impimbano akajya mu Bwongereza yagera mu Bwongereza ku kibuga cy'indege ibyangombwa afite akabijugunya akicara akavuga ati ni munze mu Rwanda hari genocide bakamufata bakamuha ubuhungiro ati rero njyewe inzira urimo ngenda kuyobora nzakugeza ku buzima bwiza icyo yambwiraga nicyo nakoraga iyo niyo story y'ubuhamya bwe yampaye bw'ukuntu yageze bura noneho muri kwa kumbwira iyo story yambwiraga ibyo ngomba kuvuga ni nawe wabwiye uwo kapiteni Habyarimana ibyo agomba kwandika nibyo agomba kunsabira nge ntacyo narindi aho mvuga nyine narahunze ko bamwe ngo barinda kunyica se nkahunga nose nge nanuze umuntu nawe yakunyica ngiye kuva nava hano mu Rwanda nta muntu wigeze aza hano kunkomangira wambaye imyenda ya leta babwire ngo mbaramukwiye icyo nabwiwe ko baje hano abashinzwe umutekano kumbika gusa ndahunga nicyo nabwiwe ubwo rero uko kunkura muri CMI bakanjyana OPM n'ibyo byo gushaka iby'impunzi ni Eugenie wayipuraningaga n'uwo mugabo kapiteni nje ntabyo narinzi ariko icyo dushakira ni ikintu cyiza ubwo bampaye igipapuro cy'impunzi nge buri hantu hose nkiva muri CMI banjyanye mu modoka babiri yarimo bafite imbunda ntoya banyinjizayo aho ku biro bya Premier Minister hitwa OPM banyinjizayo bangejeje kuri OPM banyeretse uwitwa John Niwamenya Major arambwira ngo uyu nguyu ni ugomba kumenya ibibazo byawe niba uzajya ubwira icyo ukeneye yitwa Majoro John Niwamenya muri uko kuva rero mengo ngarutse OPM bakambwira ngo burije naramutegereje ngo ave mu nama yarari mu nama araza kuhinjira ntibiba byoroshye nta cyongereza ntago mvuze ikinzanye ntago mvuze umuntu rendezvous nukuvuga ngo Major John wati uzi sura ye bavuga ngo oya bati wicaye hari ni ibintu birebire kandi ari ahantu nari nasohotse byabaye birebire burinda bungiraho saa 12 avuye mu nama Rwanda is boss Rwanda is boss icara hari ahicara avuga ikinyarwanda giki umunyarwanda arabaramuba Umunyarwanda wahawe agaciro n'inzego z'umutekano zahariye abari boss ntabwo ndi kuvuga umunyarwanda ubayo wese aho kantu ni ukumva umunyarwanda nje umupolisi nerekaga ibyangombwa bifite Rwanda is boss where is boss you boss hano nagiraga rendezvous bakira abanyarwanda n'abakongomani igihe baguha appointment ngo uzagaruke naragiraga nta kibereka bati icara hari abarabu bakabasubiza
umunyarwanda wahawe intebe hariya wabari bose nta umukora uwo mugoroba ku itariki 28 urumva hari kuwa kane nimba hari kuwa kane 28 z'ukwa 10 nibwo nategereje John avuye mu nama. John ni wamanye arazarambira ngo bwije nta kintu bagukorera, aransohora arambira ngo ninde wagufashaga, ubwira amazina ye muhana nimero ye kuko nayo nyifite bari bayimpa. Aramuhamagara Habyarimana. Ubwo John Habyarimana yitabye telefone aramubwira ngo muhe moto imujyane ku restaurant. Ndamusangayo restaurant sinayinzi yariyo. John ni wamanya yankize kuri moto banjyana kuri restaurant. Tegereza kuri restaurant, vuye kuri restaurant nahakuwe na John Habyarimana kuri moto anjyana muri lodge daramo. Gitondo itariki 29 ariko wa 5 nibwo nasubiye PM, nibwo bampaye iki cyangombwa. Iki cyangombwa uri kubona nimba bari ku itariki 29 nibwo nasubiyeyo ari mu gitondo nibwo bakimaye, ariko bari bansohoye ku itariki 28. Nsubiyeyo bamfata ibikumwe baranamfotora ifoto n'imashini yayimfotoye bampa iki cyangombwa. Izi nimero nanditseho ni za nimero ni ya simukadi nari naguriwe igisoro nayiguriwe n'abandi bari banyambukije, niyo simukadi nari mfite nayo nyifite hano. Bati andikaho nimero bagifotore niba gukenera bazaguhamagara. Rero muri kwa kuvugira kuri telefone nkiri muri CMI ubwo nsubiye inyuma gato hari igice cy'uko Jeni yakoresheje mukuru wanjye aza gufata abana ubyumba abazana mu Uganda. Noneho ndi muri kapiteni Habyarimana ankuye muri OPM aho kugira ngo njyane abana bari yanjyanye muri lodge. Ndamubaza kunjyanye muri lodge aramwe ngo abana ntago bari Kampala bari mu wundi mujyi wa kure ngo abantu zawo babona. Ngeze muri lodge urumva nibwo nafashe telefone, nyamaze iyo minsi yose ntarabona telefone, nabuze internet. Nasomye mwanditsemo Shyaka muri YouTube mbona ibyamvuzweho byose, yebawe mbona amabara yose, mbona umugore yarafunzwe ndasara. Ntangira guhamagara Jeni. Ubwo urumva natagiye kumuhamagara muhata ibibazo by'ibyo yambwiye mbeshye. Kuko ibyo nasanze kuri YouTube, uko nasanze umugore yanjye wafunzwe, uko nasanze bafitwe, uko nasanze abana bacitse, uko nasanze ntaho byari bihuriye ibyo yambwiye. Dutangira gushwana kuri telefone. Ageze aho icyanyuma yambwiye ngo iyo lodge urayibamo. We yumvikanaga na John Habyarimana. Ibyo bumvikanye John Habyarimana ntabimbwire neza. Bumvikanye ko ku mazina y'umuntu twashakanye nubwo bitari kugaragara neza ngomba kwandikishaho wa wundi Ingabire Letitiye umwe wambukije abana ko ari umugore wanjye kugira ngo azitwe umugore wanjye ari we tujyana i Burayi. Noneho kuri iki gipapuro ngewe ngeze mengo baramaje ufite umugore yego yitwa nde Dushimira Imana Antoinette. Bakibonye abangaba babona hariho Dushimira Imana kandi hakagiyeho Ingabire Letitiye. Ndi muri iyo lodge Jeni yarambwiye ngo nibwo yambwije uko nibwo namenye noneho ukuntu bimeze neza. Yarambwiye ngo ugomba kugumaho ukabaho ngaho ukajya kuzuza dossier OPM ugakora ibyo tukubwiye ukuzuzaho Ingabire nk'umugore wawe ko ari nawe uri kurera abana ari nawe wazanye abana ugomba kumuzonga umugore wawe kuko umugore wawe yarakugambaniye banabeshye ko afunze kandi ntabwo afunze. Warangiza ukandikisha nka mukuru wa Eric yo kuba muvukana muje n'ababyeyi bizoroha asigaye muze hano Burayi. Ayo niyo mategeko nahawe ukavuga n'ibindi tuzakubwira. Rero ubwo muri uko gushwana kwa Jeni mbona ko nta neza ye, mbona no nibyo atangiye kunjyanamo, nibwo none nagaruye ubwonko ndavuga ariko ubundi ndi mu biki. Nibwo hari nibutse ko ntari mu gihugu cyanjye, mbona amategeko ntangiye guhabwa, mbona ukuntu narindi kubura abana banjye. Nibwo nakangutse ndavuga ibintu birakomeye. Ariko icyambabaje kirutaho na n'ubu kimbabaza n'ukuntu mukuru wanjye we yahindukiye. Nta nubwo yigeze ashaka kunywa
ariko icyo gihe ku itariki 31 nimba iya mbere z'ukwa 11 nafashe igihe cyo kwitekerezaho cyane no gutekereza ku bana banjye no gutekereza ku muryango. Ku icyo gihe nabonye ko ibintu ndimo, ibyo ndi gukoreshwa, ibyo nateguriwe, ibyo nari ndimo birenze ibyo ntekereza. Ubwo usibye Muhayimana je numva n'abandi bose bagiye bamvugisha, harimo yena n'uwa bagamvugisha amfitiye neza, nahise mukarasa muri iyo role yabo. Icyo gihe kuva ku itariki ya mbere 35 z'ukwa 11 nari ndi gutekereza ngiye ukuntu nasubiza ibintu byanjye ku murongo.